gifite n'agaciro kanini cyane. Kino cyiciro mu by'ukuri ni umuhamagaro kandi usanzwe no ku isi yose. Mu yandi matorero byo kuba bageze kure cyane, no mu bindi bihugu bageze kure cyane. Natwe turimo turagerageza, ntabwo turagera ku cyo dushaka kugeraho, turimo turagerageza. Rero ni byiza ko kuko mubona iyi femu ikora ntabwo no kugira umwihariko wabo w'ibintu bagomba gukurikirana. Nari mumaze gukoresha umuhamagaro, ndaza kuza gato kubigarukaho kuri kino kintu cya amo icyanicyo. Iyo turebye muri Bibiliya hari abantu benshi bagiye bahamagarwa, cyane cyane abagabo. Barahari mu ngero nyinshi muri ibi. Tuzi Abrahamu, turebe mu itangiriro igice cya 14. Yarahamagawe, yari mu gihugu cyiza, ari umuherwe, afite amafaranga, atunze, atunganye. Imana imubwira kujya mu kindi gihugu atanazi, atarageramo. Ariko bya bindi yari afite, bwa butunzi bwe bw'ibintu yari afite aho yari ari, arabyirengagiza, afata urugendo gute? Aragenda. Kugenda kwa Abrahamu ikintu kirimo gikomeye cyane, yagize ikintu cyo bita priority. Ndamusoreze kuri iki ngiki. Akenshi iyo haje ko ibikorwa nk'ibi ngibi, rero ibyiciro ndetse n'itorero bisaba amikoro, abantu batangira gutekereza birarambiranye, turageza gute kuki. Iyo musabe abizera bari hano munsi, umuvandimwe ijambo yatangiye kubasaba abagabo barahangaye yuko mugira icyo gukora kugira ngo mukorwe nk'uko bisanzwe, nk'uko mubikora muzahagurukane imbaraga. Uyu murimo badusaba kugira ngo tugire icyo dukora, kandi biradusaba amikoro. Icyo bagize mu ruhande biradusaba iki? Amikoro. Ntabwo dusaba kwikokora, ntabwo dusaba gukora ibirenze, ariko bidusaba gukora ibishoboka. Ndagira ngo nasakuza ku isomo riboneka mu Luka igice cya 4 umurongo wa 16 kugeza ku 21. Ntabwo ndi buhasome. Ni ikitubwira Yesu igihe yigishaga yitaga ku bababaye, abakene, indembe, abarwayi, imfungwa n'ibindi. Hari benshi mu bigisha cyangwa se abasoma Bibiliya babyita ko bino bintu byari biriho, umukene buvugwa, imfungwa zivugwa n'ibindi, ari ibintu biri spiritual. Hari abantu bafite ibibazo muri spirituel by'umwuka gusa, ko bitanarebana n'ibintu biri physical bigaragara. Ntabwo ariko bimeze. Hari n'abakene Yesu yitaye kandi yakijije. Uyu munsi dufite abantu babaye nk'abo ngabo, bakeneye yuko nawe ugira icyo ukora. Rero ntabwo urugero bazabituwere. Uyu munsi dufite abarwayi bakeneye abantu babageraho bari mu bitaro. Nawe ni umwe muri abo ngabo bakoreraho. Aho ni mu bagomba gufata iya mbere muri icyo gikorwa. Uyu munsi aho dufite imbohe z'uburyo butandukanye, abafunze mu magereza bakeneye abantu babahumuriza kubera imibabaro barimo aho bari bafungiye, bakanahabwa n'icyizere cy'uko hari ubuzima nyuma y'ibyo ngibyo, bakanihana. Ariko nabo dufite abandi n'imbohe bafite ibindi byababoshye, inzoga, ibiyobyabwenge n'ibindi. Abo nabo bishingano z'amo kugira ngo ugire gute ibitero. Abo bari kuba abandi bavuga igihe Yesu yakiriye umurimo hano ku isi. Nicyo uwo murage yarasigiye abigishwa be yabagejeje. Ndagira ngo rero nk'abantu bari muri kino cyiciro, abagabo ndetse itorero ryatekereje kugira ngo icyiciro kijyeho, mu by'ukuri duhabwe dufashe n'icyo ryacu kugira ngo umugambi itorero rifite
yewe n'Imana ushe kubarirwaho. Murakoze, Imana dufashe twese. Yego, ngwino igira hano urebe n'abagabo tunga mu itorero. Barazi yuko ufite abagabo bangana batya. Hari abandi bataje kubera impamvu, ariko impamvu itumye muhamagara, tangaza ku mugaragaro yuko icyiciro cy'abagabo gitangiye gukorera mu itorero rya Kabeza. Sironche se? Sironche? ntangaje ku mugaragaro yuko icyiciro cy'abagabo ku isaha ndeba hari imbere, ku munota ndeba hari imbere, ku munsi w'uyu nguyu icyiciro cy'abagabo gitangiye gukorera mu itorero rya Kabeza. Ayo mashyi ni make, ayo mashyi akwiye abagabo. Murakoze cyane, ariko hari ababyeyi hano batari abagabo, hari n'abakobwa. Se iki cyiciro ubundi kiyobowe na perezida wacu ni Adventist men's organizations ni icyiciro bitari dusanzwe dufite mu itorero ryacu, ariko bitari bibujije ko kiriho. Burya tutaramenya ugarukiza ko kitariho, ahubwo utarakimenya. Ugize amahirwe yo kukimenya rero, ugize nyine amahirwe ugomba gukora nk'uko kibisaba. Ababyumvise yuko bifemu ifite iyo bita bifemu junior. None iyo bifemu yateranye bagatumiza bifemu junior, aho twakwita yenda abagabo cyangwa se ba junior nabo baba bari aho baba bari ntabwo tuhazi, ariko nabo tugiye kubashaka. Ubwo rero abagabo muri rusange gahunda dufashe uyu munsi, icya mbere nuko abatubwiye muri za ngingo esheshatu kintu cyane kuva n'ubwo yakorewe urugo neza, ntabwo ukora urugo neza. Cya kabiri, kwiga kuyobora itorero neza, icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, na kominote hanze ntakabana neza. Ubwo rero niba icyiciro cyacu kigiye kubanira kominote neza, kominote urayizi irimo abagabo, abagore, abana ndetse n'abantu bo hanze muri rusange. Urumva rero ni icyiciro gikomeye cyane. Murakoze cyane. Dushimire umuyobozi mukuru, ariko kubw'inshuro reka duhamagare Jabo Jean Marie niwe utubereye ku isonga, niwe utuyoboye. Ntabwo ndi bumubaze kuko ibibazo bye nabimubikiye, ndabimubaza ku kanya. Ahubwo ndagira ngo mbere ku muyobozi utuyoboye muri uyu mwaka mu itorero rya Kabeza, kandi nimba mubishimiye mu mpamvu. Narigiye kuvuga ngo ntacyo ndi bukubaze, ariko tubwire impano mutima zawe, tubwire kuri uyu munsi. ndanezerewe tugeze no kuba umutima. Amen. Kuva hari mu mpera z'ukwezi kwa mbere, icyo gihe nibwo natorewe kuyobora kino cyiciro cy'abagabo. Icyo gihe ntabwo nari nabashije kuza bavuga amazina y'abantu bari batowe kuri uwo mwaka. Jewe rero natunguwe gukumva ngo bamboreye icyiciro gishya ntazi ariko ubwo bufashwe n'Imana kuko amezi 5 yarashize hari icyo Imana yakoze. Uyu munsi iki cyiciro cy'abagabo kikaba kigize gute kigiye kugaragaza. Amen. Kandi rwose mu mezi umaze
tuyoboye neza. Nawe yicarire rwose Jabo Jean Marie, reka duhamagare korali Amizero ihimbaza Imana mu ndirimbo 5, hanyuma ndababwira uko gahunda zigenda zikurikirana. Tugiye gutarama